Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikira, haba wowe mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Aka kanya rero inkuru tugezeho ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru buri umwe wese ashobora kumva ahungabanye cyangwa se ahuye n'ikindi kibazo. Ni impanuka ibaye mu karere ka Karongi, impanuka iteye ubwoba, impanuka ibabaje ku rwego ruri hejuru cyane. Ese wakibaza ngo iyi mpanuka yabereye he? Ese abantu bari barimo byagenze bite? Ese abantu bagihuye n'ikibazo cy'urupfu ni bangahe? Ese yatewe n'iki? Byinshi muri iyi video ni mu kanya, ariko mbere yuko nkubwira ibi ngibi banza ukore subscribe cyangwa se ukanda handitse sabone kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro umunsi ku munsi, bukome comment ibitekerezo by'uko nazamugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ni mu murenge wa Rubengera, akarere ka Karongi, habereye impanuka aho ikamyo igonganye na kwasiteri yari itwaye abagenzi, hakomerekamo abagenzi 13 bose. Iyo mpanuka ibereye mu muhanda uturuka ku rutare rwa Ndaba werekeza i Rubengera, aho abo bagenzi 13 bakomeye, aho 4 muri bo bakomeretse cyane bikomeye bagezwa mu bitaro, abandi bajyanwa mu kigo nderabuzima cya Rubengera, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusi Melody abisobanura, agira ati iyi mpanuka yari impanuka iteye ubwoba, yari impanuka itangaje cyane. Yatangarije ikinyamakuru Kigali Today agira ati aba bantu bakomeretse ku rwego ruhambaye kuko kuri ubu ngubu bameze nabi cyane, hakenewe inkunga y'amasengesho bitewe n'uburyo ki bamwe muri bo bameze. Yagize ati ikamyo ubwo yagonganaga na kwasiteri, abagenzi 13 barimo bakomeretse, aho 4 bakomeretse bikomeye cyane, kugeza kuri ubu ngubu bari mu bitaro barimo kwitabwaho, ariko nyine ngo bameze nabi cyane. Bamwe bamaze kugezwa mu bitaro Kibuye, mu gihe abandi bajyanywe mu kigo nderabuzima cya Rubengera, gusa nyine ngo bakaba bameze nabi ku rwego ruri hejuru cyane. Yongeye ati ni amakuru atugezeho mu kanya isaa 9:45 aho impanuka yabereye mu gace karimo amakorosi menshi, ubwo umushoferi yarangaraga gatoya, imbere ye hakaza indi modoka, nyine bikaba ngombwa ko zita zigongana. Gusa kuri ubu ngubu nyine abanyamakuru ntibabashe kuba bamenya imodoka yari iri mu makosa cyangwa se bamenye ninde wari uri mu makosa. Gusa n'ubu kugeza na n'ubu polisi iracyabikurikirana, iracyari kubinonosora kugira ngo ibashe kuba yamenya ese niye modoka yari iri mu makosa, ese iyi mpanuka kugira ngo ibe byatewe n'iki, ese kugira ngo aba bantu nyine bakomereke kugeza kuri uru rwego byabashije kuba byagenda gute. Gusa ikiriho nuko iyi kwasiteri yangiritse ku rwego ruri hejuru cyane, ku rwego rukomeye, kuko nyine iyi kwasiteri yo yabashije kuba yamenagurika, irajanjagurika cyane. Gusa kuri ubu ngubu nyine abo bari kwitabwaho kwa muganga nta n'umwe wari wava mu buzima cyangwa se ngo abashe kuba kwangirika birenze cyane, kuko nyine baracyari kwitabwaho n'abaganga. Kuri ubu ngubu nyine bamwe na bamwe babashe kuba bakomereka, baracyari kuba bakitabwaho n'abaganga kugira ngo barebe ko ubuzima bwabo bukomeza kuba bwaba buzima, cyangwa se nyine bakomeze kubitaho biri ku rwego rwiza. Rero abayobozi bagize bati bagenzi bashoferi mugerageze mutware imodoka neza, kuko mukomeza kwirinda impanuka zo mu muhanda kandi mwirinda ibibazo byababaho mu muhanda. Wakoze gukomeza kudukurikirana, uri gukora subscribe ku muntu utarayikoze, comment